Yesu ashimwe. Reka dufatanye gushima Imana muri uyu mugoroba ko iba yabanye natwe, kuba yaturinze ikaba itugejeje muri aka kanya. Ni ishimwe rikomeye buri wese akwiriye gushima Imana. Ni ukuri rwose Imana iba yadukoreye igitangaza, atari uko twebwe ahari wenda twari kubyishoboza, cyangwa se atari uko tuzi kwirinda, cyangwa hari icyo turusha abashobora kuba bavuye muri ubu buzima, ahubwo dufite ishimwe mu mitima yacu kuko Imana ikitwongerera amahirwe yo kubaho. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Reka dushime Imana kubw'uyu mwanya n'iyi gahunda yadutoranirije kugira ngo tujye tuyihuriramwo, aho tuganira kandi tugasangirira hamwe ku meza y'umwami, tukarya ibyo kurya by'umwuka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kubw'uyu mugoroba rero nabwo turashima Imana kuba iduteranirije ahangaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri iyi nsanganyamatsiko nziza ivuga ngo wamupfuwe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Wamupfuwe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Iyi nsanganyamatsiko nubwo irimo iryo jambo ngo wamupfuwe, ntabwo ari insanganyamatsiko biyibuza kuba insanganyamatsiko nziza. Ubwiza bwayo bukubiye muri kontenti y'icyigisho cyose. Saba buri wese kugira ngo tuze gufatikanyiriza hamwe kumva icyo umwuka yifuje ko twumva muri uyu mugoroba binyuze muri iyi nsanganyamatsiko. Ndashimira mushiki wacu maze kudusengera isengesho ritangira. Reka twinjire muri gahunda rero, duhite dutangira icyigisho tudatinze kubera ko n'ubundi iminota yarenzeho. Ndashaka yuko tuza gukoresha ibitabo. Ntabwo ndi busharinge screen, muraza kumbabarira. Ntabwo ndi busharinge screen. Ntabwo ndi busharinge screen ko nari kuvuga, ahubwo tugiye gukoresha Bibiliya, igitabo cy'inama zigirwa itorero, igitabo umurimo w'ubugiraneza, n'igitabo ibyakozwe n'intumwa. Ibyo bitabo abantu babifite babyiyegereza, ubundi tukaza kugenda tujyana ku byo ndagenda nsoma. Turakoresha Bibiliya, dukoreshe inama zigirwa itorero, dukoreshe umurimo w'ubugiraneza, dukoreshe igitabo ibyakozwe n'intumwa. Tugiye gusoma isomo rero riboneka muri Luka igice cya 12. Iri somo duhereyeho nifuje ko turiheraho kugira ngo tuze kwiga iki cyigisho cyose turitekerezaho, rikaba rikuyemo n'insanganyamatsiko y'iki cyigisho tugiye kwiga. Mu gice cya 12 guhera ku murongo wa 13, Luka igice cya 12 guhera ku murongo wa 13, tuhabona igitekerezo gitangaje kandi igitekerezo gikomeye Imana yahisemo kwandikisha muri Bibiliya kugira ngo tujye tukigiramo isomo rikomeye cyane, ngo ni umutunzi w'umupfapfa. Umutunzi w'umupfapfa niyo titre ihari. Baranditse ngo nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Iki kibazo cyangwa se iki kibazo abantu bari bafitanye cyatumye baza kumwigisha, cyatumye basanga Yesu. Umwe muri bo akagitura Yesu kugira ngo ahari wenda arebe ko hari icyo yagikoraho. Ni ikibazo gikomeye kandi turi buze kubona ibyacyo muri iki cyigisho. Ikibazo ngo
twebwe ubwacu ntidushoboye kugabana imyandu cyangwa se dufitanye amakimbirane ku byerekeranye n'imyandu, cyangwa se umurage cyangwa se ibintu bari bafite yari umurage wabo cyangwa se ibyo bari batunze, ariko aba bavandimwe bakaba bari barananiwe kubyigabanira ubwabo. Ariko igisubizo Yesu yabahaye nacyo kiratangaje, kuko amakimbirane bari bafite yo kugira ngo babashe kugabana ibi bintu byabo, Yesu yanze kuyivangamo, ariko abasubiza igisubizo gikomeye cyane kinarimo isomo rikomeye, kuko ku murongo wa 14 yaravuze ngo, nawe arabasubiza ati, wa mugabo we, uwo ngo wari umubajije icyo kibazo ngo bwira mwene data tugabane imyandu, aramubwira ati, wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Iki gisubizo Yesu yatanze yagitanze atari uko atari asanzwe afasha abantu kugira ngo abakemurire ibibazo cyangwa se agire inama abantu z'uburyo ki bakwiriye kwitwara mu gihe cy'amakimbirane, ariko iki kibazo cy'ibyerekeranye n'uburyo bakwiriye kugabana ubutunzi bwabo bw'ibyo bari bafite, Yesu yababwiye ikintu gikomeye, arababwira ngo, ninde wangiza umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava ku bwinshi bw'ibintu bye. Ubugingo bw'umuntu ntabwo buva ku bwinshi bw'ibintu afite, ariko abangaba ubwinshi bw'ibintu bari bafite bakanananirwa kubigabana, byatumye bagira amakimbirane, bashaka no kuyazanamo Yesu. Ariko niba bari abavandimwe bakaba bari barananiwe kumvikana, hariyo Yesu ajya kubyivangamo, nubwo wenda bitanditse muri Bibiliya, akavuga ngo, wowe twara uyu mugabane nawe utwara uyu mugabane. Uwari wanze kunyurwa ntabwo ibyo ngibyo ari byo byari gutuma ahita anyurwa ngo nuko ari ubikoze. Ariko Yesu yarabitegereje arababwira ngo mwitonde. Buri ikintu cyitwa ubutunzi, nk'uko indirimbo twatangije yabivuze ya 71, ni ikintu cyo kwitonderwa cyane, kubera yuko hari abantu bishingikiriza ku butunzi, ukaba ubona wagira ngo bazi yuko ubugingo bw'umuntu buva ku bintu afite. Mu wa 16 nuko abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima we, yibaza mu mutima, ni ikintu cyaje mu mutima we, ni ibintu yari afite mu mutima we, maze aribwira ati, ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye, none ndagira nte? Atangira kwibaza ikibazo nk'icyo mu mutima, ariko arangije ku murongo wa 18 ahita yibwira icyo akwiriye gukora. Ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye, nubaka urundi runini, abarimwo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Uri kubyumva? Ngiye kubaka urugarama noneho runini, kuko urwo nari mfite rwabaye rutoya, ntirubasha kubika ibyo mfite byose. None ibintu byanjye ndagira nte ko bibaye byinshi? Mwumva iki kibazo ukuntu gikomeye cyane. Ibintu byanjye ndagira nte ko bibaye byinshi, ariko nkwiye kubigenza gutya. Ngiye kubaka noneho ikigega, nuko hano bavuze urugarama, hano uzasanga bavuga ko ari nk'ikigega aho yagombaga guhunika nyine. Noneho ngiye kubaka urugarama runini, ariko amagambo yarengejeho arakomeye cyane. Murongo wa 19, nimara guhunika ibyo bintu byanjye mu rugarama noneho runini cyane, kuko urwo nari mfite ibintu byabaye byinshi, ikibazo nari mfite nyiboneye igisubizo, ngiye kubibika noneho mu kigega kinini cyane, maze nimara kubibika nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima wanjye, ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka, urye, unywe, unezerwe. Numva aya magambo, ngaho ruhuka mutima wanjye, wicare unezerwe, urye unywe uko ushaka.
maze utuze. Umurongo wa 20, ariko Imana iramubwira iti, wa mupfu we, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundanyiriza ubutunzi amera, atari ubutunzi mu by'Imana. Umuntu wirundanyiriza ubutunzi atari ubutunzi mu by'Imana, ngo niko amera, akabwirundanyiriza kugeza ubwo avuga ati, noneho ndabona ibintu bibaye byinshi, ndagira ne, reka noneho nagure, ubundi ningera igihe nzicare mvuge ngo umutima wanjye icara utuze uranezerewe. Ariko umuntu umeze gutyo, igihe hari kuza itangazo nk'iri ngiri ryageze kuri uyu mutunzi ngo wamupfuwe, cyisho kiravuga ngo wamupfuwe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Wamupfuwe, murongo wa 20, muri iri joro uraka ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Natwe dukwiriye kujya twibaza iki kibazo, muri iri joro mbaye ndi bwaka ubugingo bwanjye, niki cyakurikiraho? Ndashaka yuko dusoma amagambo ari mu gitabo Inama Zigirwa Itorero. Nabwiye ko turi bugikoreshe kuri paje ya 52, ubwo ni umugabane wa mbere, Inama Zigirwa Itorero umugabane wa mbere, paje ya 52. Paje ya 52 hari icyigisho kivuga ngo igihe cy'imperuka. Hano bavuze amagambo akomeye, baravuga ngo umwanzi yagize amajyambere cyane mu byo kuyobya gukiranuka no mu byo kuzuza imitima y'abantu kwifuza inyungu yo kwikunda. Ngo muri ibi bintu turi kwiga, ngo umwanzi yagizemo amajyambere cyane. Umwanzi yaguye umurimo we, yaguye imbibi ze mu byerekeranye no kwikunda, kuzuza imitima y'abantu kwifuza inyungu yo kwikunda. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka guhagarara kure, kuko kuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Aya magambo ni muri Yesaya igice cya 59 umurongo wa 14. Mu midugudu ikomeye hari abantu batagira ingano, bafite imibereho ya gikene n'iy'ubuhanya, bari hafi yo kubura ibyo kurya, ntabwo bafite aho baba, kandi badafite n'icyo bambara. Muri iyo midugudu habamwe n'abandi bantu batameze nk'abo ngabo, badafite icyo barya, badafite icyo bambara, ngo bo bafite ibirenze iby'umutima wabo wifuza. Batangiye kwibaza ikibazo kivuga ngo, none ko ikigega cyanjye nabikagamo kibaye gitoya, ndagira ne, mu gihe hari abandi bari kuburara. Muri iyo midugudu habamo abafite ibirenze iby'umutima wabo wifuza, bafite imibereho myiza cyane yo kwinezeza, bagatangira amafaranga yabo kugura amazu arimo ibintu bya gikungu no kwirimbisha, ndetse ibibi biruseho, ibibi birenze ibyo ngibyo ni uko bayakoresha mu kwinezeza, mu busambanyi, mu nzoga no mu itabi n'ibindi bintu byonona ubwonko, bigatuma ubwenge budatekereza neza, kandi bigahenebereza umutima. Imiborogo y'abantu bicwa n'inzara irazamuka ikajya imbere y'Imana, bavandimwe. Naho abantu bariho bararundanyisha ubutunzi bwinshi cyane, agahato n'ubwambuzi bw'uburyo bwose, mu gihe hari abandi bari kuboroga bishwe n'inzara. Ndashaka yuko dusoma amagambo ari mu gitabo cy'umurimo w'ubugiraneza. Igitabo cy'umurimo w'ubugiraneza, nababwiye ko nacyo tugiye kugikoresha, dore ni iki ngiki. Tugiye gusoma amagambo ari kuri paje, duhere kuyaboneka kuri paje ya 16. Paje ya 16
paragarafu ibanza hari amagambo avuga ngo Kristo ubwe ababarana n'abababaye. Kristo ahuza ibyifuzo bye n'iby'abantu b'imbabare. Mu gihe hariya twari tumaze kubona yuko abantu bafite ibirenze ibyo bifuza, ngo ndetse bagera ubwo bibaza ikibazo kivuga ngo none ko ibintu byanjye bibaye byinshi ndabigenza nte? yacyashye ab'ishyanga rye kubera uko bafataga bagenzi babo, gusuzugura no guhohotera abanyantege nke, abifuza abivuga kubizera barushaho gusubira inyuma nk'aho ari we babigirira. Kristo ajya kuvuga kuri abo bantu bameze gutyo batita kuri bagenzi babo, ngo abivuga nk'aho ari we ubwe babigirira. kwitabwaho bagaragarizwa bibarwa nk'aho ari we bigiriwe. Ntabwo yadusize mu rujijo ku bijyanye n'inshingano yacu, ahubwo kenshi asubiramo inyigisho ahora atwigisha mu buryo bunyuranye, akaduha umucyo mu buryo bunyuranye, ayobora abakomeza gukora bakageza ku munsi ukomeye, kandi avuga ko ibi bikorerwa abaciye bugufi cyane bo muri bene se bishimirwa cyane kandi bikagawa nk'aho ari we bikorewe. Niyo mpamvu avuga ati ni njye mwabikoreraga cyangwa ngo si njye mwabikoreraga. Ayobora abakomeza gukora bakageza ku munsi ukomeye. Ni ukuvuga ngo ibi bikorwa ni ibikorwa bitagomba kugira iherezo, nk'uko Kristo yavuze ngo abakene muri kumwe nabo ibihe byose. Ni ukuvuga ngo tugiye gusoma andi magambo ari kuri paje ya 11 muri iki cyigisho kivuga ngo kuki hariho ubukene n'imibabaro. Ndashaka yuko mutega amatwi aya magambo tugiye gusoma. Ni amagambo akomeye cyane muri iki gitabo cy'umurimo w'ubugiraneza kuri paje ya 11. Hahirwa abanyambabazi. Yesu yaravuze ati hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Nta gihe kigeze kibaho ubwo kugira imbabazi byari bikenewe kurusha ubu ngubu. Ubu ngubu nibwo dukwiriye kugira imbabazi kurusha igihe cyose cyabayeho. Abakene bari ahadukikije hose, hari abababaye, ababa mu makuba, abafite intimba n'abiteguye kurimbuka. Rega amagambo akomeye. Abageze ku bukire babubonye kubera gukoresha impano Imana yabahaye, ariko izi mpano zabahesheje kubona ibintu bazihawe kugira ngo bunganire abari mu bukene. Igihe Imana itanga impano zayo ikaziha ngo abafite ubutunzi, ikazibaha kugira ngo ibizibahaye kubw'umugambi, for the purpose, ngo kugira ngo bunganire abari mu bukene. Kuko ngo imirimo baba barakoze iba yarahawe umugisha, kandi Imana yanateguriye abakene iby'ineza yabo. Mu gihe abo bantu baba bari gukora imirimo kandi barangiza iyo mirimo bagahabwa umugisha muri iyo mirimo bakunguka, Imana ngo ibiri gutegurira abakene iby'ineza yabo. Aya magambo ari muri The Sign of the Time yo mu kwa gatandatu kuri 13 icya 892. Kubabara n'agahinda ntibyazanywe n'Imana. Kubabara n'agahinda ntabwo byazanywe n'Imana bavandimwe. None byaturutse he? Mbese muratekereza yuko iby'aya magambo turi gusoma uriya
uriya mutunzi twaherewe dusoma ibintu yigeze abitekereza, ariko uvuga ngo ndagirane ko ubutunzi bumbanye bwinshi ndagirane, ntabwo yigeze atekereza yuko hari abantu, ntabwo yigeze atekereza ko ari igisonga cy'Imana nk'uko tugiye kubisoma muri aya magambo aza gukurikiraho. Hari benshi bitotombera Imana kubera ko isi yuzuye kwifuza no kubabara, ariko Imana ntabwo yigeze ishaka ko ayo makuba yose abaho. Ntiyigeze ishaka ko umuntu umwe yagira ibya mirenge igihe abana b'abandi baririra umugati. Aya magambo ari mu bihamya by'itorero volume ya 6 paje 273. Ntabwo Imana yigeze yifuza ko ibyo bintu bibaho. Abana bamwe bari kuririra umugati b'abaturanyi, nawe uri umutunzi ufite ibya mirenge, bo bari kurira kubera baburaye babuze umugati. Imana yagize abantu ibisonga byayo, ntikwiriye rero kubarwaho imibabaro, ntikwiriye kubarwaho agahinda no kwambara ubusa no kwifuza by'abantu. Imana yagennye ibihagije kuri bose. Ese bavandi, aya magambo reka munyereke ko turi kumwe, ahari ntaba ndi kuyasoma ndi kwijyana njyenyine. Ese hari abantu bari kumva aya magambo? Nimwandika muri comment ndaba ndi kubibona. Yego, Imana ishimwe. Muri kumva uburyo kinga abantu bamwe bitotomba ngo bakavuga ngo Imana kuki yemeye yuko mba gutya, kuki Imana yangize itya n'ibindi byinshi. Nyamara ngo ntabwo Imana yigeze yemera ko habaho imibabaro n'agahinda no kwambara ubusa no kwifuza kw'abantu. Imana yagennye ibihagije kuri bose. Abantu ibihumbi byinshi yabahaye ubutunzi bwinshi, ibubahera iki? Nkuko nabivuze, yabahaye for the purpose. Yabahaye ubutunzi bwinshi kugira ngo bahaze ubukene bwa bagenzi babo. Ariko ab'Imana yagize ibisonga byayo ntabwo batsinze ikigeragezo, kuko bananiwe kugoboka abababaye n'abakene. Buriya aya magambo aratangaje cyane, ngo ntabwo batsinze ikigeragezo. None se buriya ni abatunzi bangahe? Ni abantu babona amafaranga cyangwa se ubutunzi bwinshi bw'uburyo butandukanye bangahe bashobora gutekereza yuko uko ibyo bintu abyungutse, uko ibyo bintu abibonye, abonye n'ikigeragezo? Ni bangahe bashobora gutekereza akavuga ati ubwo ibi bintu mbibonye ubwo ngeze mu kigeragezo? Hano baranditse ngo benshi batsinzwe ikigeragezo kubera yuko nta nubwo none se uratekereza ko uriya mutunzi wavuze ngo ko ibintu bimbanye byinshi ndagirane, hari ubwo uyu muntu yigeze amenya yuko ari mu kigeragezo? Mu gaparagarafe ko hepfo baravuze ngo nta rwitwaza abo bantu bafite rwo kugomwa abaturanyi babo, nta rwitwazo bafite rwo kugomwa abaturanyi babo ubufasha Imana yashyize mu bubasha bwabo ngo babutange. Ese amagambo murayumvise? Nta rwitwazo bafite rwo kugomwa abaturanyi babo iby'Imana yabahaye ngo babibahereze. Ni ukuvuga ngo abari nk'aho ari ba ambasaderi b'Imana kugira ngo batange iby'Imana yabahaye ngo babigeze kuri bariya bantu. Bari abantu bagomba kubona Imana binyuze mu bo yahaye izo mpano, barangiza bagashima Imana. None aha ngaha baravuze ngo nta rwitwazo rushobora kuboneka rwatuma aba bantu bavuga ngo impamvu ntabitanze ni ukubera ko oya, ahubwo ngo bagomwe abaturanyi babo iby'Imana yashyize mu biganza byabo ngo babibashyire. Imana irasuzugurwa, Satani agasobanura nabi imico y'Imana, maze ikagaragazwa nk'umunyabukana utuma umubabaro ugera ku biremwa yaremye. Mbega uburyo Imana isuzugurwa binyuze
mu by'Imana iduha ntitubigenze nk'uko bikwiriye. Kuri paji ya 12 baranditse ngo ntibikwiriye ko habaho kubabara cyangwa ubukene. Mwumva aya magambo. Iyo aba abantu basohozaga inshingano zabo nk'ibisonga bikiranuka by'ubutunzi bw'umwami wabo, ntihabaho kurizwa no kubura ibyo kurya. Nta mwana wazongera kurira kubera ko aburaye yabuze umugati. Nta kubabara kubera ubukene, nta no kwambara ubusa, nta no kwifuza kwakongera kubaho. Iyo aba abantu babaga ibisonga bikiranuka. Niyo mpamvu banditse ngo Imana yatanze ibikenewe byose. Gukiranirwa abantu bazikamyemo cyangwa se bibiyemo niko kuza n'umubabaro. Uyu mubabaro wo kugira ngo abantu barire muri ubu buryo tumaje kubona biterwa no gukiranirwa abantu bamajije kwibiramo, kuzikamamo. Iyo aba b'Imana yagize ibisonga bakoreshaga ubutunzi bwayo icyo yabubahereye, kubabara ntago byakabayeho. Imana igerageresha abantu kubaha ibintu byiza byinshi nk'uko yagerageje umuntu tubona muri wa mugani. Uwuhe mugani? Umugani usoza bavuga ngo niwo bazumva shebuja babwira ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri duke injira mu munezero wa shobuja. Nyamara abandi bari babwiwe ngo iki? Ntabwo nkuzi rwose. Ngo hano baranditse ngo abantu bamwe barakize abandi ni abakene. Impamvu yatumye Imana yemera ko ibyo bintu bibaho, impamvu yatumye Imana yemera ko imiryango imwe igira ubutunzi bwinshi iyindi ikaba ikennye cyane, iyo mpamvu bavandimwe izakomeza kuba amayobera ku bantu kugeza iteka ryose, keretse gusa nibagirana isano nyakuri n'Imana kandi bagakurikiza imigambi yayo aho gukoresha intekerezo zabo zigengwa n'inarijye. Naho ubundi iyi mpamvu izakomeza kuba ari ubwiru kuri bo, izakomeza kuba amayobera. Kandi buriya no mu bantu bitirirwa izina ry'Imana harimo abantu iyi mpamvu izakomeza kuba amayobera, kuko bari abantu babwiwe ngo genda ntabwo nigeze kukumenya. Mwibuke ubuhamya bwabo bari batanze. Buriya nabo iyi mpamvu yari amayobera kuri bo. Impamvu Imana yemeye ko haba imiryango imwe ikennye cyane indi ikaba ikize cyane ari abatunzi, ngo kugira ngo isobanure, keretse nibagirana isano nyakuri n'Imana kandi bagakurikiza imigambi yayo aho gukoresha intekerezo zabo zigengwa n'inarijye, ahubwo bakagira umutima w'Imana, bakagira umutima mushya. Ngo mu migambi y'Imana yagennye ko abakene babaho natwe babana natwe ibihe byose, kugira ngo umutima w'umuntu uhora urangwa n'ibikorwa by'impuhwe n'urukundo. Amen, haleluya. Ngo kugira ngo umutima w'impuhwe uhora urangwa mu bantu b'Imana. Amagambo ngiye gukurikizaho ni amagambo akomeye cyane, ndabararikira kuyumva. Umuntu akwiriye kwimakaza ineza n'impuhwe bya Kristo. Ntakwiriye kwitandukanya n'abababaye, abari mu kaga, abakene n'abihebye, ngo agende yibera iyo narangiza avuga ati ko ibintu byanjye biri kuba byinshira, kanagura ibigega, kangira ute. Ntiyigera atekereza yuko ari mu kigeragezo. Baranditse ngo kurema imico isa n'iy'Imana mu muntu, kurema imico isa n'iy'Imana mu muntu mbese bigenda gute? Baranditse ngo mu gihe isi ikeneye impuhwe, mwumva aya magambo neza,
mu gihe isi ikeneye impuhwe, mu gihe ikeneye amasengesho n'ubufasha bw'abantu b'Imana, igihe ikeneye kubona Kristo mu mibereho y'abayoboke be, abantu b'Imana nabo bakeneye kugira amahirwe. Yaba aya magambo yumvikanaga neza. Abantu b'Imana mu gihe isi ikeneye biriya, ikaba ikeneye kugirirwa impuhwe, ikaba ikeneye amasengesho, ikaba ikeneye ubufasha, ikaba ikeneye impuhwe z'abantu b'Imana, ikaba ikeneye kubona Kristo mu bantu be. Abo bantu be nabo hari ikintu bakeneye, ngo bakeneye kugira amahirwe yo kugaragaza impuhwe zabo. Nabo kurema imico isa n'iy'Imana mu muntu. Imico isa n'iy'Imana iramutse ituye mu muntu, nibwo nawe yajya ahora yibaza ikibazo ngo ese nagira amahirwe yo kubona uwo ngirira impuhwe? Sinzi niba aya magambo muri kuyumva neza. Umuntu wibaza iki kibazo ngo imico y'Imana ibimurimo, ese nakura hehe amahirwe yo kubona uwo ngirira impuhwe? Amasengesho yabo akarushaho kugira umumaro, kugira ngo kandi bakagira imico nk'iy'abo mu ijuru. Abo mu ijuru niyo mico bafite. Umuntu wese wifuza kuzajya mu ijuru yakagombye kuba afite bene iyo mico. Ngo mu gutanga ayo mahirwe rero, wumve Imana hari ikintu yakoze kugira ngo ikemure icyo kibazo abantu bayo bafite. Ikibazo ki? Ariko tuba tunakwiriye kwibaza ngo iki kibazo mu by'ukuri, iki kibazo ndagifite? Ese iki kibazo uragifite? Imana irashaka gukemura ikibazo abantu, izagikemurira abantu bagifite. Imana rero yatanze ayo mahirwe, maze ngo yashyize hagati yacu abakene. Murumva? Buriya ngo aya magambo arakomeye. Imana ishyira hagati yacu abakene, ngo yari itanze amahirwe ku bantu bibaza ngo mbese ndagirira impuhwe nde? Aya magambo arakomeye cyane. Yashyize hagati yacu abakene, imeza amajyo, ihashyira abarwayi, ihashyira abababaye. Kandi ngo aba bantu tumaze gusoma ngo ni umurage wa Kristo ku itorero rye, kandi bakwiriye kurindwa nk'uko nawe yabarinda. Murumva uyu murage twahawe? Murumva uyu murage wahawe abafite impano z'uburyo butandukanye zishobora kugira abo zunganira? Mbega umurage ukomeye cyane. Ndashaka ko twihuta tukareba kuri paje ya 13 muri iki gitabo n'ubundi twari turi gusomamo. Harimo ingingo ivuga ngo kugira ngo dusobanukirwe imbabazi z'Imana, Imana yita ku mukire n'umukene mu buryo bumwe. Ukuyeho ubukene, ntiwabona uburyo bwo gusobanukirwa imbabazi n'urukundo by'Imana. Ntitwabona uko tumenya Data wo mu ijuru wuje imbabazi n'impuhwe. Ese amagambo murayumvise? Mwibuke ko tumaze gusoma ngo Imana yatanze amahirwe yo gukemura ikibazo umukristo wese akwiriye kuba yibaza, maze ishyira hagati yacu abakene, imeza amajyo, abarwayi, abababaye, maze bagira umurage ku itorero rye. None habavuze amagambo akomeye avuga ngo ukuyeho ubukene. Ntabwo twabona uburyo bwo gusobanukirwa imbabazi n'urukundo by'Imana. Ntitwabona uko tumenya Data wo mu ijuru wuje imbabazi n'impuhwe. Reka dusome andi magambo ari muri iki gitabo cy'inama zigirwa itorero, kuri paji ya 55.
iyi paje iratubwira ngo nubwo bimeze gutyo, abari mu isi bose siko bagiye mu ruhande rw'umwanzi ngo barwanye Imana, bose siko babaye ibigande, hariho abakiranutsi bakeya. Vuga ngo abantu bibaza kiriya kibazo ni abantu bakeya babereye Imana abanyakuri, kuko Yohana yanditse ati ngaba bakomeza amategeko y'Imana. Amen. Ibyashuye igice cya 14 umurongo wa 12. Bidatinze hazabaho intambara hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Bidatinze ikintu cyose kibasha kunyeganyezwa kizanyeganyezwa, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bisigare. Iri ngiri ni ishungura, ariko no muri buriya buryo twasomaga mu byerekeranye ubutunzi harimo ishungura. Ahubwo aya magambo akurikiraho aravuga ngo Satani ni umwigishwa wa Bibiliya w'umunyamwete. Satani ni umwigishwa wa Bibiliya w'umunyamwete, azi yuko kandi asigaje igihe kigufi. Niyo mpamvu ahuma abantu amaso ku buryo igihe ari kubona inyungu atabasha gutekereza niba ari ikigeragezo kije cyangwa atari cyo, kandi ashakashaka mu buryo bwose gukora umurimo unyuranye n'umurimo w'umwami muri iyi si. Satani kubera yuko azi ko igihe gitoya asigaje igihe gitoya ari igihe gito cyane, kandi niyo mpamvu ngo akorane umwete kugira ngo akureho umurimo w'umwami. Mu gihe Imana ishaka gushyira uriya mutima mu bantu tumaje kubona, Satani nawe ngo ni umwigishwa wa Bibiliya w'umunyamwete, azi yuko ashigaje igihe gito, ibyo bintu ngo ntabwo ashaka yuko bibaho. Niyo mpamvu dukwiriye kwita ku nama y'Imana, natwe tukibaza niba tutarigeze tugwa mu mutego nk'uriya mutunzi yari yaraguyemo. Reka kandi turebe amagambo ari muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuri paje ya 236. Zirikana amagambo tumaje gukoresha y'ibyo Satani akoresha abantu, ngo yanabikoresheje abizera b'i Galatiya, aho ubutumwa bwiza bwari bwarageze. Abizera b'i Galatiya babwakirana imitima yizeye, ariko igihe kigeze basubira inyuma, kubera yuko Satani ntabwo yifuzaga ko itorero ryaguka, kuko yari azi yuko ashigaje igihe gitoya. nk'uko tumaje kubisoma, ntabwo yifuzaga yuko umurimo w'Imana utera imbere. nk'uko tumaje kubibona, ni umwigishwa ukomeye wa Bibiliya. Igihe rero Pawulo yumvaga aba bantu yari yarabyaje ubutumwa bwiza barasubiye inyuma, ngo bagatangira guhatira abantu no kubashishikariza kujya mu mategeko y'imihango y'ibyaberaga i Yerusalemu, nk'uko tubisoma muri paragrafu ya mbere, ngo birengagije icyemezo cy'inama yabereye i Yerusalemu, maze basaba abanyamahanga bahindutse kubahiriza amategeko y'imihango. Ariko ndashaka kugaruka cyane ku magambo Pawulo akibyumva yababwiye. Dusoma mu Galatiya igice cya mbere, baranditse aha ngo Pawulo yashengutse umutima kandi abuzwa amahoro n'ubwo buyobe bwari mu bantu yari yarigishije neza amahame y'ubutumwa bwiza. Ati aba bantu ko bize neza amahame y'ubutumwa bwiza, ni iki gitumye basubira inyuma gutya? Yahereye ko yandikira abizera bari barayobejwe, yerekana inyigisho z'ibinyoma bari baremeye, kandi acyaha cyane abarekaga kwizera. Amaze kubaramutsa muri iyi ndamutso dusoma mu Galatiya igice cya mbere, avuga ngo ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese
no ku mwami wacu Yesu Kristo, yakomeje noneho ababwira amagambo yo kubacyara avuga ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo, ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya mu bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi, kuko ubwo nta nubwo bwari ubutumwa mu by'ukuri, ntabwo bwagombaga kwitwa ubutumwa. Niyo mpamvu yavuze ngo ahubwo ni ikindi. Iyo usomye rero mu gice cya 3 mu Bagalatiya guhera ku murongo wa mbere, hari ikibazo yababajije gikomeye kandi natwe dukwiriye kwibaza muri iki gihe. Yaravuze ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ese ko ibyo muri gukora muri iki gihe bigaragara nk'aho mutigeze mwerekwa Yesu Kristo, ko bigaragara nk'aho mutigeze mwihana? Muri make nicyo yashakaga kubabwira, ko bigaragara nk'aho mutigeze mwihana. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira, niba mwarigeze mwerekwa Yesu. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo. Mwatangiye iby'umwuka, none muherukije iby'umubiri. Ya mibaro myinshi mwayibabarijwe iki? Mumva iki kibazo gikomeye. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe iki? Hari abantu benshi nk'uko twabibonye bizarangira batatu bavuga ati mwami mwami ko twagukoreraga, ariko twabonye yuko ngo bazasubizwa ngo ubwo mutabikoreye bariya nanjye ntabwo mwabinkoreye, kandi abandi basubizwe ngo ubwo mwabikoreye bariya nanjye mwarabinkoreye. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko tudatangiza ibibi ngo duherutse, tudatangiza ibyiza ngo duherutse ibibi. Irashaka kutuvugurura, irashaka kutubyutsa. Imana ihabwe icyubahiro. Ubu rero kubera yuko iminota yagiye, ndashaka yuko reka wenda nsoreze n'ubundi kuri iki gitabo, ariko ndashaka yuko noneho duhindura tukagaruka cyane ku magambo twari turimo twiga y'ibyerekeranye n'abatunzi n'ibibazo bibaza, nuko ijuru ribabona, nuko Imana idashaka yuko hagira uwibaza ngo kuki Imana yangenje cya, kandi nta nubwo ishaka yuko hagira undi wo ku rundi ruhande wibaza ngo none ko ibintu bimbanye byinshi ndagirane. Uyu mutima wo kutagira impuhwe wagaragaye mu itorero rya mbere. Muri iki gitabo basobanuye amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4. Basobanuye amagambo muri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, basobanuye amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4, aho bavuze ku bya Ananiya na Safira. Baravuga ngo imyitwarire, kuri paji ya 48 niho ndi gusoma, ngo imyitwarire ya Ananiya na Safira, ngira ngo iki gitekerezo murakibuka, uburyo ki Ananiya na Safira banejejwe no kubona bari mu itorero ry'intumwa, banezezwa n'umunezero intumwa babonaga bafite, banezezwa no kubona ukuntu abantu barimo bitanga, banezezwa n'uko bari basukiwe Mwuka Wera ku munsi wa Pentekote, maze biyemeza, basa nk'aho bahubutse, biyemeza gutanga ibyabo nabo bakagera ikirenge mu cy'abandi, bagafatanya n'intumwa. Ariko ntabwo baje gusohoza isezerano nk'uko bari babigize, kuko imitima yabo yaje kwisubiraho nyuma. Aya magambo rero aza nyuma y'icyo gikorwa, kuko bavuze ngo imyitwarire ya Ananiya na Safira yari ihabanye n'urugero rwatanzwe n'abizera rwo gutangana umutima ukunze. Aba bizera bari barahawe wa mutima wabo mu ijuru utuma bibaza ngo
mbese nta mukene uri muri twe? Mbese ntawe ubabaye? ntawe ufite umwana uri gutaka yabuze umugati? ibyo babaga bafite ubwabo bahitaga babona ari ikigeragezo, bakavuga ngo none ibi Imana inshyize mu biganza ni bande ishaka yuko mbigezaho? twasomye mu gitabo umurimo w'ubugiraneza, twasomye ngo ntabwo Imana yifuza yuko mu baturanyi haba harimo abana bari kurira bashaka umugati, mu gihe ngo undi atunze ibya mirenge, ngo ari kuvuga ngo ko ibintu bimanye byinshi ndabigenza nte? ngo ahubwo yashyize ubwo butunzi mu biganza by'uwo muntu kugira ngo agende yereke Imana ba bantu babona Imana binyuze muri we. Twasomye ngo ntabwo uwo muntu afite uburenganzira cyangwa urwitwazo urwo ari rwo rwose rwo kugomwa abantu b'Imana ibyabo. uyu mutima rero intumwa zari zifite, Ananiya na Safira bahabanye nawo. ibyabaye kuri Ananiya na Safira byandikishijwe na Mwuka w'Imana, byasize ikizinga mu mateka y'itorero rya mbere. izi ngirwabigishwa zari zaragize amahirwe amwe n'ay'abandi yo kumva ubutumwa bwiza bwabwirijwe n'intumwa. bari hamwe n'abandi bizera igihe intumwa zamaraga gusenga, maze aho bari bateraniye hakaba umushyitsi, bose bakuzuzwa umwuka wera, nk'uko bigaragara mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 31. abari bateraniye aho bose bari baranyuzwe cyane, kandi ku bw'imbaraga y'umwuka w'Imana, Ananiya na Safira bari barasezeranye ko bazaha Uwiteka amafaranga yari kuva mu igurishwa ry'umutungo wabo. Naravuga ati natwe tuzatanga ibyacu. nyuma yaho Ananiya na Safira bababaje Mwuka Muziranenge, biyegurira gutegekwa n'umururumba. batangiye kwicuza isezerano batanze, maze mu kanya gato batakaza imbaraga y'umwigisha yari yasusurukije imitima yabo, ikayishyiramo icyifuzo cyo gukora ibintu bihambaye ku bwa Kristo. Haleluya! ibi bintu ngo birahambaye, ariko ngo bishyirwa n'Imana, bishyirwa n'umwuka w'Imana mu muntu, ubundi ngo akabishyira mu bikorwa. ariko ikibabaje, abangaba ngo uwo murimo ntabwo bigeze bemera ko ukomeza gukorerwa muri bo, ngo bashyire mu bikorwa iki cyifuzo Mwuka yari yashyize mu mitima yabo. batekereje ko bari bahubutse ku buryo noneho bakwiriye gusubira ku mwanzuro wabo. babiganiriyeho maze bafata umwanzuro wo kudasohoza ibyo bari basezeranye. amagambo ari mu Byakozwe n'Intumwa rero igice cya 5 umurongo wa 3 n'uwa 4 nayo arakomeye cyane. reka nze tuyasome. Ananiya na Safira bakoresheje uburiganya mu mikoranire yabo n'Imana, babeshye Mwuka Muziranenge, maze icyaha cyabo gihanishwa igihano gikomeye kandi byihuse. ntabwo igihano cyabo cyatinze. igihe Ananiya yazanaga ituro rye, Petero yaramubwiye ati, kuri uwo murongo tumaze kuvuga, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka Wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? none se Ananiya we, ukiyifite ntiyari iyawe? kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? none Ananiya, si abantu beshye, ahubwo ni Imana ubwayo ubeshye. Yega amagambo akomeye. Ananiya byumvise atyo. turi gusoma kuri paje
ya 49 muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera, ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Petero abajije ati, none ukifite ntiyari iyawe? Nta mbaraga zakoreshejwe kuri Ananiya ngo ahatirwe gutanga ibyo yari atunze kugira ngo bishyirwe mu mutungo rusange. Ni nayo mpamvu n'ubundi abatunzi bafite biriya bintu nta mbaraga zibakoreshwaho ngo babitange, ariko mu by'ukuri baba babihawe ngo babitange, kuko twabonye hejuru dusomye yuko umwuka w'Imana ari wo wari wemeje umutima wa Ananiya na Safira gutanga ibyabo ngo bikore mu murimo w'Imana. Ariko kubera yuko nta mbaraga isunikira bariya abantu, birangira bikingiraniye ahantu ntibamenye ko bari mu kigeragezo. nk'uko twabibonye, ntihagire umwe muri bo wakwibaza ngo none ibi ngibi Imana ishyize mu biganza byanjye yifuza ko mbikoresha nte? Ni bande yifuza yuko mbigezaho ko ndi igisonga cy'Imana? Maze hashije nk'amasaha 3 uwo mugore we arinjira. Nyamara uyu mugore atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Mbega Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza uwo mwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze mu muryango, nawe barakujyana baguhambe. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Bavandimwe, tugiye gusoreza ku magambo, kadufate Bibiliya zacu dusoreze ku magambo ari mu rwa mbere rwa Timoteyo. Rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6. Ye gusoreza ku rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 guhera ku murongo wa 10. Kuko gukunda imiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ngo 11. Ariko woweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo hamagariwe ukabwatura kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose, no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Witondere itegeko, ntugire ikizinga, habe n'umunkanyari, habe n'umugayo. Witondere itegeko, ntugire ikizinga, habe n'umugayo, kugeza ku kuboneka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo Mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen.
wihanangiriza abatunzi bo muri iki gihe, bo mu by'iki gihe, wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezerwe, kandi bakora ibyiza, baba abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu baba abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Haleluya. Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite, hariho abantu bivuga ko bafite ubutunzi, bikaba byarabateye kuyoba, bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane namwe. Haleluya. Mureke twicishe bugufi dusenge. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje muri uyu mwanya, twicishe bugufi imbere yawe. Izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro. Ushimwe ku bw'aya magambo tuganirije, ushimwe ku byo twunguye. Uduhe kwakirana ijambo ryawe imitima yizeye, kandi uduhe kumenya uko twagenza ijambo ryawe twumvishe muri aka kanya. Twabatunzi mu by'Imana, tugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, umutima w'impuhwe. Dukora ibikwiriye muri iki gihe kugira ngo tuzaraga ubugingo buhoraho. Uduhe umwuka wawe wera, kandi umwuka wawe wera akomeze kutwuzura, atwigishe kandi atwibutse iby'ukuri byose. Imbaraga yawe dushoboze kubigenderamo, kandi abumvise muri aka kanya n'abazumva nyuma iki cyigisho bose, kizatume dufata ingamba zikwiriye abihana, zizatuma tunezerwa no kugaruka kwa Yesu tukamusanganira ku bicu. Ngaho ibyo ushaka biho mu mitima yacu, kandi utwungure ubwenge ko bukeye n'uko bwije. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.